Hello, ndagusuje cyane nizere ko umeze neza cyane kabisa birumvikana ko na weekend turimo kuyegerezamo nkwifurije weekend nziza ngo hayikaze mu makuru agezweho amakuru y'imikino nk'ibisanzwe hano kuri Lorenzo Info. Uyu mwanya rero reka nizere rwose ko ibintu bimeze neza kuri wowe tugarutse nk'ibisanzwe mu kiganiro cyangwa se mu makuru y'imikino aho tugiye gukomereza aho twari twarasubikiye muri rusange. Ngira ngo kuba tubana twari twasubikiye ku bijyanye na transfer cyangwa se tubabwira ibintu bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha tugenda tubabwira mu equipe ya Sport tubabwira ko umukinnyi Adolphe Hakizimana tukababwira no kubandi bakinnyi bagiye batandukanye bagomba kongera amasezerano muri equipe ya Rayon Sport, ariko by'umwihariko twaravugaga kuri Adolphe Hakizimana byavugaga ko equipe ya APR ishobora kuba yaramaze kuba icyo twita pre-contract cyangwa se imbanziriza amasezerano, mu gihe kandi byanavugaga ko equipe ya polisi nayo ishobora kuba yaragize itya ikamuganiriza ariko ibiganiro ntibigende neza, ariko andi makuru akanavuga ko byaba yari ya mind game cyangwa se ari byo equipe ya polisi yagendaga ivuga kugira ngo itegure cyangwa se ibashe gutegura umukino yagomba gukinaho na equipe ya Rayon Sport muri rusange. So ibi rero twabivuzeho, ariko nyine ndagira ngo tugaruke no mu yandi makuru agezweho tunagenda tureba none muri transferi ese bihagaze bite ndetse n'imikino igomba kuba ku munsi w'ejo. Ni ibibazo bikomeye cyane ku equipe ya polisi ese biteye bite, turaza kubigarukaho, ariko none kandi reka nkubwire ko muri Rayon Sport nabo bariteguye bamaze kubona ko ku gikombe cya championnat batahari cyangwa se nta gahunda yo kugitwara cyamaze kuba akibanyura mu myanya y'intoki. Ubu rero ngo imyiteguro irarimbanije cyangwa se barimo kwitegura cyane championnat. Nandi makuru yose rero ari kuva muri equipe turayinjiramo twinjira muri APR hose rero tugenda tureba uko ibintu bihagaze muri rusange. So ntujye kure nk'ibisanzwe amakuru ni bwa budasa tubafitiye, ahubwo kanda kuri subscribe niba utarayikanda nongere nkwibutse kanda kuri subscribe ndetse ukane no kunzogera nyabona kugira ngo niko tujya gushiraho inkuru cyangwa se uriko dushyizeho ikiganiro uzajya ubona notification ikubwira ko hari icyo twamaze kuba tuharambika muri rusange. Mumeze mute? Ndeka nongere ngo ikaze. So amakuru yacu nk'ibisanzwe rero nkuko twabivuga reka duhere ku bijyanye n'imyiteguro ya championnat rero ikaba igomba kugaruka ku munsi w'ejo, hazaba ari ku munsi wo kwa gatandatu, tariki zo zizaba ari tariki 15. Championnat bidasubirwa igomba kugaruka, championnat izaba igeze ku munsi wa 20 ni ku munsi wa 25 kuko murabyibuka ko ni na gatandatu kuko yes ni ku munsi wa 26 kubera ko 24 warasubitswe 25 urakinwa ari nawo mukino equipe ya polisi yatsindagamo equipe ya Sport. Hanyuma ahubwo none reka turengo ku munsi wa 26 biragenda bite, dore ko batangaje ko undi mukino wo kuri wo kuwa 24 cyangwa se kuri juna 24 bazatumenyesha cyangwa se uzaba nabwo muri uku kwezi, ariko itariki zikabari itariki ziri imbere. So hari abakinnyi rero mu by'ukuri bari suspension batemere gukina kuri iyi jurune. Aba bakinnyi twaje kureba dusanga equipe ya polisi ifite ibibazo bikomeye cyane kuko niyo equipe ifitemo abakinnyi benshi bari suspension kandi babakinnyi babanza muri rusange. Abo bakinnyi hari imo wenda mu by'ukuri reka duhere ku dusomera isi yose, duhere no mu yandi ma equipe yose tubamanukire icyarimwe. Hari uwitwa Niyonsenga Ibrahim akaba ari umusore equipe ya Etincelle, uyu afite amakarita 3 y'umuhondo. Ni hari uwitwa Treso Kwizera, Treso rero Kwizera ni umusore wa Espoir, ntabwo nawe yemere kuzakina kuri iyi jurune. Ndetse rubita Omari Musa ni umusore equipe ya polisi, birumvikana twanjiye muri polisi. Omari Musa afite amakarita 3 y'umuhondo ntabwo azakina. Hakaza umusore bita Iyabivuze Oze, uyu nawe ntabwo azakina. Ndetse no bisore bita Rutonesha ni Rutonesha Esbon cyangwa se nibwo ni Esbon, reka bariko tubivuga Esbon Rutonesha nawe ni umusore equipe ya polisi afite amakarita 3. Abo bakinnyi uko ari batatu ba polisi ntago bazigera bagaragara kuri journée ya 26 muri rusange. Hanyuma kandi tuze ku musore bita Bukuru Christophe ni umusore wa Rutsiro, uyu nguyu muramuzi cyane kuko yaciye no mu equipe ya Rayon Sport, uyu nawe ntabwo azakina. Ishimwe Sare mu by'ukuri uyu Ishimwe Sare ni umusore wa Bugesera afite amakarita 3 atazamwemera gukina ku munsi w'ejo. Ndetse n'umusore bita Mutijima Janvier ni umusore wa equipe ya Rwamagana City, uyu nawe ntabwo azigera agaragara kuri iyi journée.
ubona ko ibintu biraza kuba ari ibintu bigoye cyane cyangwa se ari ibintu biri buze kuba bikomeye cyane. Hanyuma uko ama ekipe azahura rero nabyo reka tubibagezeho. Ku munsi w'ejo ekipe ya Gorilla izatana mu mitwe ku isaha y'isa sita n'iminota 30 na ekipe ya Etincelle. Ni umukino uzabera kuri stade ya Bugesera. Hanyuma ku isaha y'isa 9 ekipe ya APR icakira na ekipe ya Gasogi United kuri stade ya Bugesera. Hanyuma Kiyovu Sport cyangwa se ekipe y'Urucaca ku isaha y'isa 9 ikina na ekipe ya Asto Kigali, bakaba bagomba kuzakina kuri stade ya Muhanga ku isaha rero y'isa 9 none kandi ekipe ya Rwamagana City igomba kuzaba yakira ekipe ya Musanze FC kuri stade cyangwa se aho bita Ingoma. Niho umukino uzabera, niyo mikino izaba ku munsi w'ejo tariki 26 ni tariki 25 purito mubarire izaba rero imikino kuri journée ya 26. Hanyuma ro kuri tariki 16 ubwo birumvikana ku munsi wo ku cyumweru ekipe ya Mukura MVC Mukura Victory Sport Loisir ku isaha y'isa 9 izakira ekipe ya Marine Ihuye, mu gihe ku isaha y'isa 9 none kandi ekipe ya Polisi izakira ekipe ya Rutsiro Espoir kuri yo saha kandi Irusizi yakira ekipe ya Sunrise. Hanyuma umukino nava ko ari umunsi hanyuma mu byukuri akaba ari umukino ugomba kuzahuza ekipe ya Bugesera na ekipe ya Sport muri rusange. Ni mu gihe ekipe ya Kiyovu Sport ya APR ifite akazi katoroshe kuko ne ekipe yo na Kiyovu Sport bagiye gutana mu mitwe. Navuga ko ari umukino uzaba ku munsi w'ejo, umukino ndetse uzaba uremereye kubera ko gutsindwa kwa ekipe ya APR ni sorry mumbabarire nari nibeshye mumbabarire ekipe ya Kiyovu Sport izakina na ekipe ya Asto Kigali, ariko icyo nshatse kuvuga nuko ekipe ya Kiyovu Sport niramuke tsinze ekipe ya Polisi ya Asto Kigali hanyuma ekipe ya APR ikaba yahagamwe na Gasogi United, ibyo yakora byose habaho kunganya ekipe ya Kiyovu Sport igomba guhita uyobora. Niho nava ngo ibintu bizabigoraniye gusa hano nari mbonye bisa no bikomeye nibeshe ngize ngo ne ekipe ya APR bazakina, ariko ejo Kiyovu Sport na Asto Kigali bakaba bari buze gutana mu mitwe. Muri rusange twerekera muri transfer rero nkuko twabibabwiraga cyangwa se twabivugaga, ne ekipe ya APR mu byukuri bivuga ko yamaze kurambagiza cyangwa se yabaramaze kwegera uyu mutoza cyayo musore w'umuzamu, ubwo ndavuga uyu muzamu Adolphe Kizimana, ndetse bikabivuga ko ngo uyu musore rwose mu myitozo ngo arimo kugenda agaragaza ikintu cyitwa rante cyangwa se ubunebwe, ubona ko adashaka gukora imyitozo kubera ko ngo arashaka kugira ngo ubuyobozi bw'ekipe ya Sport bumubonemo ko nta musaruro azabaha hanyuma bwamurekura. Ese Adolphe Kizimana biraza kugenda bite? Araza kuguma mu ekipe ya Sport mu mwaka utaha cyangwa biraza kurangira ekipe ya APR imwegukanye? Ntekereza ko niba koko nkuko birimo kugenda binavuga kandi ko bishobora kuba yari mind game yo kugira ngo ekipe ya APR itakaze cyangwa se itume ekipe ya Sport ijya kure, itakaze igikombe concentration. Nibyo koko baba barabigezeho, ariko ubwo ibindi byazakurikiraho twazabimenya mu byukuri mu minsi iri imbere. Twihute cyane rero turebe no mu yandi makuru. Andi makuru navuga ko andi makuru na makuru ari muri ekipe ya APR nayo ikomeje kwirukanka cyane ku bakinnyi yifuza cyangwa se bashobora kuzayifasha mu gushaka igikombe cyangwa se mu mikino y'igikombe cya Afrika. Bakora bari kugenda bashakisha amazina aremereye bayasinyisha cyangwa se bagenda baganira nabo bakinnyi kugira ngo barebe ko batangira gushaka abakinnyi. Ngira ngo ubushize twavugaga wa musore w'i Burundi Dani basinyishije mu byukuri, ndetse hari n'amakuru yavuga ko hari n'undi musore arimo kugenda barambagiza hanze ya Afrika, hano hanze y'u Rwanda mu bihugu bikomakomeye bya Afrika. Gusa amakuru dufite twavuga ko ari amakuru arimo kugenda agaragara nuko mu byukuri ku ruhande rwa ekipe ya APR hari umukinnyi ngo ugomba kuza vuba hanga gukora igeragezwa bakareba mu byukuri niba koko azakina, dore ko mu byukuri bishoboka cyane kuba uyu mukinnyi w'umunyakameroni rwose ngo we na ekipe ya Rayon ya APR ibiganiro byarageze kure cyangwa se abiri hafi kuba birangira. Gusa amazina ndabona ntago bayadutangarije, ariko nyine biravuga ko rwose uyu mukinnyi 90% agomba kuba azakinira igihugu mu byukuri cyangwa se ekipe yo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari ekipe ya
APR muri rusange. Dusimbukire kuri Musa Kamara, byavugaga ko ashobora kuba agiye kwerekeza mu yindi ekipe hanze y'u Rwanda, gusa biracyavugwa nabyo turaza kubibakurikiranira, ariyo mpamvu tukubwira tuti wo bana natwe ntutujye kure, ibindi byose biduharire, uraza kugenda umenya ibintu byose idonido kamwe ku kandi mu bijyanye n'amakuru y'imikino. Nge ndi Eugene Habumugisha, ini Lorenzo Info, komeza ugubwe neza rero, Imana ikurinde tuze gusubira mu yandi masaha, Imana ikurinde kandi bane nawe, ciao.